kw'Imana ndashima Imana kuba ninjiye mu nzi wanje ureke imbwa kazi imbwira ngo hani iwanje ngo rerererere wambwiye ko nazanye inda n'ibiki njewe reka nguhinda n'imbaragasa sibyo ninjiranye iwawe umva reka nkwereka ahubwo utamwereka umwana akira dore ibi nibyo rero aguhaye afatwa ariko uri kubibona umugore w'ikigogi gusa neza ariko uri kubibona jiwe cucunga nyoko kubite mu gihanga cyase umwana murapi umwana murapi we waraje urasasa nyine urayijyama iguma kunkandagira kugenda gafatwe na minigo utomoka iyo utumukira nta soni kazana inganizo ubundi si wari winjiye mu rugo wubatse wari winjiye rwose wari winjiye iki ni igiki wambwira nyine iki ni igiki wambwira ikigo kirenze igicuma ikindi kirikoze kije kunyicarira mu bana kije mu rugo kitubatse cyagiza kikaza kigaturama hajya ngufite amabuno nago ndagera mu nzu n'ubundi ubungubu niyo nagenda ngasubira ku gasozi nk'ako nanamyeho ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mwana wo mwijuru nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di ntabwo ibintu babyoroshye nongeye kubaha ikaze rero muri kino kiganiro ngira ngo muri kubona ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kuko aho ndi mwahamenye mwahibwiye ni ahantu hakunda kuba ibibazo muri iyi minsi ariko nta naho bitaba turi kwa mama Uwase n'ubundi ariko madamu wa kabiri cyangwa umugore wa kabiri mama Uwase arahari na mama Uwase yahageze gusa igihari ndi kubona nta bwumvikane buhari gusa ikiza nuko mama Uwase ariko bashaka reka mbanze mpaka mikoro hanyuma twumve mama Uwase hari byo wasize ahangaha kubasha kwinjira mu nzu shake nukuri kw'Imana ndashima Imana kuba ninjiye mu nzi wanje ureke imbwa kazi imbwira ngo hani iwanje ngo rerererere wambwiye ko nazanye inda n'ibiki njewe reka nguhinda n'imbaragasa sibyo ninjiranye iwawe reka ngusubize inda n'imbaragasa zawe ugende wamanga nera umwaka gute ese ubundi waraje wumva winjiye mu rugo usuye nyine uramwangaje ko murimo gutonga Fisto dore yanda y'umugore yaje yinjira ahangaha ariko rwose uziko waje wiyemeje umva reka nkwereka ahubwo utamwereka umwana akira dore ati ibyo ngibyo nibyo ari kujugunya akira ibi nibyo rero aguhaye afatwa ariko uri kubibona umugore w'ikigogi gusa ariko uri kubibona jiwe cucunga nyoko kubite mu gihanga cyase umwana murapi umwana murapi we waraje urasasa nyine urayijyama iguma kunkandagira kugenda gafatwe na minigo utomoka iyo utumukira nta soni ari njye nawe ndushaje se ngaho igendere ugende ushake abandi nk'abapapa ugende aramwangaje yego ejo bundi aza se yaje adasanga arimo nyine namwangaje kwande byose utabye imyaho usura araje arambye ati umugore agiye kugaruka nawe simenya ahantu aciye
amaze amezi 2 atabinaha. Mama yavuze neza avuga ngo yaje azanye imyenda none imyenda yarayibonye. dore ngiyi utware n'izonda zawe n'imbaraga sa Sana gatuza nk'ako inkoko imbere nawe. ugiye gukora kuki nyine ugiye Ese ni gukora igiki ko ari cyo nawe? ese wari wazanye iki Kazana amagara. wari Ibyo se wari birakureba. wazanye imyenda Ibyo birakurebara. nyine wari wazanye imyenda wari wazanye Usibi ni ibiki imyenda wambaye? iyi ni London Iyende. sibyo Bagore bazima se badodesha. Bagore bazima badodesha bake. nadodesheje London kugira ngo nubake Ese funda ko wavuze ko utari wasaza. iyi ni London Azazira naguze izina rimwe. Wavuye mu budi wavuye inyuma ya nyoko. utandeye inyuma yande nta nubwo azamva inyuma mu buzima bwanjye Nuko ari ikigoryi wamushyira ku ngutiya yawe. Aho- Wabuze gushyira umugabo ku ngutiya ushyira umwana inyuma. Uri umugabo kungutiya yanjye Uri ikigoryi. Hano umuntu angana nzashyiraho atari umwana yajya. wanjye nshyireho ni- umugabo Muramukira inyuma ya nyoko. umugabo wasariye umugabo wakuzanye hano arihe Agabura ibwibihawe. Undi se nyine umugabo wakuzanye ko atari ikigaragara ni uko wemeye na nturatsinzwe urasohotse Indutsindwa. Ntunyasameho nawe. nta Icyazanye kandi- ntabwo kiza. nta kandi kantu iyi nda yaba yasize hano muri ino nzu Indaya ni Twiterere. use kuba indaya ushaje n'imbere yanyu ni indaya y'umwana. yewe akira n'ishakoshi waje umushikisha akirire Wose uzi kugurisha ko. Fata- Wose kugurisha fata ko jyana. ariko. Ujuza Igicucu. n'ingunguri zirimo inda. wowe ibitarimo inda ni ibihe ibitarimo inda ni ibihe waje uzanye Tuzahurira. ariko rwose uhura nande nyine uzaba uhura nande na Fisto wanjye Ubwo rumende rwawe. na Fisto wanjye Vuga urumende. ndasohotse uraje urinjiye nusingwa ni yewe cyakoze mara muzi ibintu sibyo muzi ibintu rata muzi ibintu muzi ibintu Ubonye mwawe. negamye nawe uhari nawe ugize aha ni iwanjye Ni wawe. urumva Uzingaruka. ahubwo tumuka neza dore inzira isohoka n'iriya we tumuka neza Ntuzamenya aho sibyo waciye. tumuka neza usohoke wigendere nta soni Nujye ngo ngiye amahoro. ngaho garuka Wowe humura. igarukire Iminota mikeya. Barira ku isaha ningaruka. hamagara Kiriza yombi ibyo umva amaboko yombi icyo nzakuzanira. Hamwe n'icyo kazana inkanizo ubundi si wari winjiye mu rugo wubatse kukinyuka. wari winjiye rwose wari winjiye Ikigoryi niwe gitaha mu rugo rw'umuntu ufite urugo kandi abizi. ukaza winjira ese ubundi winjiraga kwande kwasko kwa nyoko kwande aho wazaga winjira hano ni hehe k'umugabo ngafata umugabo ngafata umugabo wawe nyine mwigendere ariko nanjye ndamukeneye kandi umugabo wanjye usikusetsa Kumwe akiri mu nzu akayasohotse. ahubwo avuga ngo uyu mugore asohotse Wongera kumubara irindi joro ataye. Aze kubundi ko babeshya ngo sugar daddy ubwo waje uti. Ko nawe nakubwiye ngo ikirofu. iki Ubwo waje iki uzaba ikirofa nka Fisto wabyaye uhe. nyine wowe uzaba ikirofa nka Fisto Nyine suko ragore cyo ariko kwigisha. nyine wowe uzaba ikirofa nka Fisto Fisto. baba we Wari. wamusizeze Byambyare nk'abo. ngaho iyo monganiri ishogosherere wigendere Ndushogoshira. wowe unsohokera mu nzu ishogosherere iyi fondasiyo yaranduhije sibyo Bare uzi ko ndushije. no kugira ngo mbone idirishya byaramenze we ahubwo se iyo myenda niyo wajuranye iyo myenda Jewe. Nyine ufite sabwa n'umwe muri mwese wayikoreye. Ese uno mugore w'umutinde wambaye imyenda yanjye ubundi nigende. wazanye ingana Yo kuzana ntabwo bikureba sibyo? Imyenda afite. nyine wazanye imyenda ingana Ufite pe nta nubwo wanajyamo. Ni urwo rumende rwawe ni rwambara imyenda yabo. urumende basi gutukana wabigabanyije Urwavuga rwawe ntabwo nta numwe muri wese mwamaye ibyanjye nk'igenda. ushaka ikize Sitwambarana. ushaka iki Ari nyine ibya migabo yawe basume nigende. Ndashaka. migabo wayihaze ariko migabo yanjye wayihaze Amaze se uramubonye. migabo yanjye wayihaze Wowe se uramubonye. ariko nari nkuretse ngo ugende wambaye bodaboda sibyo akumenya ni nazo wazanye ntago mbizi Azana amagara uwo ndusha imyenda. Undusha amafaranga. Cyangwa wabonye je ufite iki se nyine ahangaha waraje kwakamera nk'igiki nyine waraje kwakamera nk'igiki maraya mbaya Ikibazo
uje unywa umwana nkawe ukaza wiyahura ku musaza kugira ngo bigende bite nk'umwana nkawe nk'umwana nkawe yego ukaza ukajya mu bana utabyaye ukabundama indurera hari na kimwe wasanze ahubwo bura nyine ukaza ukabundama dore nabonye shorera nabyo acana sumba zaho byagiye mbese yarakwinjije abana banjye barasohoka induba induba abana yabajyanye ariko wasanga wenda undi wagiye mutari ndugenda aho njya nihakureba n'ikinjyana nukizi wenda ndagenda namugabo cyane ndagenda mume kumbaza ubusa azibika he uko nakwigira kose ko mbuze na duke turi he bajya magana yababeho nyoko ntago arasohoka nakuri wanyira so no wanisha akira izi nizo nsanze mu cyumba cyanjye ukinjira hese fatwa utumukana izo ngizo n'ingaruka nyine fatwa utumukana izo ngizo ariko rwose n'ingaruka izi ni inkweto ngarebe papa wambaye n'izo baze ngo izamenshi nizi izigura menshi ntarwo naje kurata ese wanumuke mu rugo ukagenda ubundi urashaka iki n'umukase ndife wandayawe wamvire mu rugo akwagira ngo warayimishaya warazibyaye uzuza uzagiye kuraya ziranzana zawe ko nazo zizabindaye bara nago barageze igihe we nawe useko muko yaheze umukobwa bara baracyari batoya ngayitumukire wigendera izo nkweto zawe ufate nizo nda n'imbaraga zawe nazanye inda ku kiringiti nazishogosherane uzitumukana ujyane na nazo asoni ariko rwose urakora kuki se wowe ako gahuyu karimo aho ngaho niyo ni paro ariko ubundi nk'aba ngaba papa wasaba yarabatoraguye Fisto nanjye simbizi yesu we Fisto reba imihangayiko nahangayikanye nawe papa Fisto ari kwinezeza hano mu nzu yanjye n'abana oye baba data we ngaho enjoy enjoy ni mukomeza mugende mujye kuyonjora ahubwo urabura kumubaza uyu nguyu umugabo yamaze kumenya ko umugore aje usigayemo hano nkande se nyine wasigayemo hano nkande wamenye ko se ari umugore wari uri gucumbika ucumbika yese ni umugore se nyine wacumbitse hehe baba we nakubahiro nari muhaye kuko mbona ngana nka nyogokuru wanjye yewe abakobwa nyogokuru warakuru ni shitani y'umugore yahamagaye umugabo ngo ndi hafi kuzumwa ati reka reka sinanagukene aratumuka yikorera icyana wabusiga abana ajyana umusaza umugabo akibimenya icyanjyanye se urakizi nyine icyanjyanye urakizi nyine waje winjira mu byo utazi sibyo uvuga uramutse n'utakibyara ubwo bizabimeze bite ubundi si yarabyara nyine wowe urabyara reka kubyara nyine wowe urabyara nyine wowe urabyara kubyara ari kuzana iminkanya n'inganyoko wapi wese agira system kubyara ni system nyine ngaho iyangarire n'utu tuntu twawe unsohokere mu rugo reka kunera inda n'imbaraga ze iyangarire sha na kimwe wakora naramwangaje sibyo kandi wangaye ntiwangaye se wowe urangaye nkwereka ngiye ko bandi iminsi mike ugenda gukorera njyewe iminsi mike uri bunkorera ndafasa we ndi injerekani arenze igicuma ubusa iki ni igiki iki ni igiki wambwira nyine iki ni igiki wambwira ikigo kirenze igicuma ikintu kirikoze kije kunyicarira mu bana kije mu rugo kitubatse cyagiza kikaza kigaturama hajya ngo ufite amabuno uraje n'amabuno neza uratengamaye uravuga ati ahangaha ni hoho reka iwawe se waruhiye se ngaho tumuka wigendere je ni ngaruka gutwara imyenda yanjye ngo bagiye ku ishuri wabashyizeho nyagushyirwa mu ruzi abana banjye babashyize ariko aho babashyize ndaje mbashake none se
se mama se nagenda utazana abana bari umugabo utaza hari umugabo nta kibazo umugabo nta nubwo mukeneye icyo nshaka nabona byaye naho umugabo se ni igiki ko umugabo utari umukeneye rero wari gufata urubyaro rwawe ukoto iyo mutumukana kuko ajyana nyine iyo mutumukana ase ubundi yagusize ryari ariko sheri bobo mutima aragusize mu nzu rwose utubatse usigaye ugaramye wemye ko mwavuganye iminota itarenze 3 usigaye ugaramye wemye mu nzu iwanjye n'abati naguze ngo ibatirwa ngahe ariko rwose mwari mwagiye konji ngo no kujoyinga mwagenda ujye kujoyinga ku gasozi ndayawe ndayambaye gusa mama si cyiza nuko usubiye mu nzu yawe nawe nagira nagaruka ni wowe umugore wamuneje ndashaka kuza ukansabira imyenda yanjye imyenda yazi ibyo cigate n'ibiki ibyo cigate n'ibigize umva mara sibyo tumuka wigendere nkuko waje nabaje ngo wazanye ikigo nazanye imyenda wazanye imyenda uzi ibyo twasize hano waje usangamo wowe wazanye imyenda wazanye imyenda wazanye iki ngiye nazanye imyenda ntago akora ku rugi ntago uri bukore ku rugi ngiye nazanye urugi rwawe se uzi ko rwagiyeho ariko nazanye imyenda ngatumukana n'imyenda yawe ugende ugende ugwiriye uzikure muri etajeri uzinkire hano kuko nzagaruka nsanga ibyanjye bitari ku murongo ugaruka ujya he nyine ujya hehe nza gutwara ibyanjye kuko ubitwara hehe ugiye kuzana oya ugiye ku mubaza akabazo k'amasiko ugiye kuzana umugabo wanjye nawe se aguhereza ibyo mwinjiranyemo ko mwinjiramo nabizi ko nahasize abana banjye hano mu nzu jya kumutoragura baba we ayiwe data ariko mana ayiwe ariko imitsi uyu nguyu urabona uko areshya urabona uko areshya uyu ni imfura yanjye nyoka nganate nyine nyoka nganate uyu niwe mfura yanjye we urana ko ari umusore ariko oya asha wari warisize kugira papa kugira ngo papa wasa kwemere wari waritukuje uwase abana banjye uraje nyine uravuga ngo nibize ngarame ngiye nagaramye ndumva yarabangaje yabaye igicucu nk'iki yagiye kubangaza bigenze bite nyine bagiye kwangara gute atari hejuru yawe ese ubundi uri umugore uri igiki muri byose wowe uri indaya mbaya komeza ugende shogoshera aha si iwawe ikomeza ugere iyo ujya kagenda uboshye bukwirireho cyakora papa wase ikintu kijyanye n'abagore ntagatinzamo ntatinzamo ikintu kijyanye n'umugore nzarera abana banjye nzajya mbasanga iyo ndi nyakujogonyoka ahubwo ari kubazana mu nzu iwanjye ntabwo ikibazo umwangaro twangaye urahagije mama wese abana ikibazo cy'umugabo abana ugende gutekereza abana bari abana yaba yarabajyanye iwabo se ke uzi ikintu ntago nezerewe pe sibyo ntago nezerewe ni ukuri ariko ikintu kiriho mpfa kuba ninjiye mu nzu ndashaka kumenya ngo abana banjye bari hehe kuko nicyo kinzanye ntago nje gufata ibyondo
naye ndi kwibaza yaba yarabajyanye iwabo nibo hazi nyine iwabo papa wase nyine yarabashyiriye iwabo kuko ntahandi hantu nzi yatwara abana ngo abajyane ku buryo winjira mu nzu ukabura umwana n'umwe. Ese ubundi mu bana biga ubundi kereka mbaze nkubaze watunga inshoreke warangiza ugatekereza n'abana umugore yasize nyine yakunze ishoreke abana bangera bomonganisha. Icyo nashakaga ni ukugira ngo ninjiremo ndebe koko umugore bambwiraga ngo papa wase yararongoye nicyo kintu nashakaga nsanze yararongoye abana banjye sinzi yabashyize nawe yatumutse yomonganye. Icyo nshaka umugore aratumutse ndashaka kumenya ngo abana banjye mbese yabasize hehe. Icyo kibazo ubundi ubundi icyo kibazo gisa niba ari iwabo yabajyanye mu cyaro nubwo ngiye kuvuga ngo ninjiye mu nzu na Fisto n'ubundi nago ninjiyemo ninjiye ubutamoso nago ndinjiramo ninjiye. Wakwinjira gute se ko ikibazo nayo ifite ari cy'abana banjye barayigiye bate bagize bate abana bariho neza ahubwo nsanze maraya yiwe ari iriho neza arambwira ngo wowe kwinjira akurura inzugi agira gute ubwo si wambwira ngo ibyo ni ibiki gusa ikiza nuko ubashije kwinjira. Oya ni winjire aha si wawe aha barahansize ukagira ngo yarakodesheje cyangwa yaraguze papa wase yahunze iki umuntu w'umugabo aturugo nago nzi icyo yahunze ngo yumvise kuje zamukamye gusa azagende yomongana agenda hunga ibyo nacyo bintu we ngo yumvise kuje arahunga nimba ati umugore nagaruka gasanga mfite undi mugore aranyica cyangwa nasanga bimeze gute sinzi icyo yahunze ariko ura yatubwiye ko papa wase akimenya mfite ni kamwe nuko ninjiye mu nzu ngasangamo maraya nasanzemo n'umwana wanjye niko agahinda mfite nakandi abana baramusira umugore ura mukobwa yarabajyanye kumbwira ngo nasohotse mu nzu ansohoye ndavuga ni byibuze reka muhe umutuzo atuze mwereke ko mwubashye naho kumwubaha aravuga ati reka nizanire umugore mu nzu none n'abana banjye nabo nsanzemo ariko nta kibazo igenge nashaka tumuka agende icyo nshaka n'abana banjye nta n'ikindi birabibye gusa abana twibura baye bari ahantu hazima hatekanye byibuze bameze nibashake bazaze bararwaye bwaki nzayibarwaza ariko nzi ngo ngewe nabonye abana banjye ugiye guhamagara umuryango w'iwawe bene wabo papa wase kuko urumva niba abana batari mu nzu uriya mukobwa akabagiye ntacyo atubwiye cy'abana ese uriya mukobwa yababwira iki uriya mukobwa yaje muri business ze sibyo aza muri business y'umugabo nagise yagiyeho nagazinga umuntu atwita gute yaje mu kazi ke ngiye natwise amezi 9 ndabyara ndarangira gute undi arangira amfatira abana arabatumukana abasohora mu nzu yanjye arabirukankana hejuru yo kuba yaranyangaje atari ngiye wari we hejuru y'amafuti ye. Ikintu ugiye gukora rero ugiye guhamagara bene wabo babaze niba wenda ntaba ari kwa bene wabo w'umugabo niba ntabahari kuko nta handi hantu ntekereza umuntu yasiga abana cyangwa se bashaka kuba bari uriya mukobwa ari buza ahantu bari uriya mukobwa ntabwo yaje muri business z'abana yakubwiye ko atabyaye uriya yaje muri business ze niyo mpamvu n'abana banjye basohotse mu nzu kubera iriya ndaye y'umugore papa wasenjije mu nzu wanjye yatayinjizamo n'umwe yari gukomeza akarera abana nk'uko yari abareza batunze akimara kubona inshoreke rero niyo mpamvu papa wase yakoze ibintu nka biriya yarangiza agahita atumuka akagenda gasigamo umugore mu nzu nasone mu nzu yandeze yubatse tutafatanyije se cyakora urahurutse muri iyi minsi ariko ubwo ugeze mu nzu Imana ishimwe icyo kibazo nago ndageramo neza narabona abana banjye gikurikirane wowe nge nago ndagera mu nzu n'ubundi ubungubu niyo nagenda ngasubira ku gasozi nk'ako nanamyeho nago byakunda narabona abana cyakoze nimbona abona byaje sibyo abakurikira Fisito mwinjira mu nzu byo bizaba bifite mwaje nzavuga ni ubungubu noneho Uwiteka ahabwa icyubahiro mfite abana banjye nabagaburira ibuye nabagaburira iki bari kumwe bose badusangira uko turi ibyo byabyumvikana ubwo rero reka nkureke nanjye ndike gukomeza kugutinza urebe ukuntu hamagare wabo bene wabo ubaze nimba amakuru hari ahantu abana yaba yarabasize ubundi nibaboneka nyine uzajya kubazana ukomeze wikomereza ubuzima nta kundi ubuzima wisa n'undi ko mbumenyereye ariko ubwo byibura uwageza aha
byakemutse ntabwo birakemuka narabona abana banjye abana bo ntibabura nta nubwo ndi businzire ndarara mu nzu narasizemo abana nkara mu nzu ngenyine kandi narasizemo abana ngo nsanzemo ihabara shawa mana wewe abana bo no ntabwo kugira babura gahinda si uguharurira koko abana bo ntabwo babura reka nkureke ahubwo utangire uhamagare wumve niba hari aho uri bubabone ariko icyizere nuko abana batabura abana barahari aho baba ari hose kuko nawe ubwe ntiyakihekura ngo tuvuge ngo yabagirira nabi ashobora kuba yarabacumbikishije mwa bene wabo kugira ngo nawe wabo gutese ngiye namubwiye ngo ndereshe kugira ngo nyine nawe nuzubabura kubabaye oya kugira ngo nyine nawe yisanzure tu nta kibazo yizaniye demo njye ndi kwangara ndaca inshuro ndakanika ngakora ubuyede nkajya mu gifundi shamana ibintu nk'ibi soreza nawe ugerageze urebe ko wabona abana ubwo mu kiganiro cy'ubutaha bye bye.